Hey guys, tubahaye ikaze ku gacano kawe. Burashaka katugereho. Yewe ndarya iyi nini. Sibyo? Nanjye nk'umushyitsi wa Yvette muri akami yampaye. Oya genda. Namusuye ngiye no mu gikoni kwiyokera. Ubundi umuntu akunda inyama, ni umuki nge narumbi. Guys, mujye muri comment mutwandikire. Ninde wanga inyama? Aya, inyama ntago ari nziza. Inyama itera indwara. Wewe uri no kurangara nishirira urambona singo. Reka mungize. Nzareka gasahani. Ese guys, mweyo mwagiye gusura inshuti zanyu. Babajyana mu gikoni. Uri kwanduza weho ntabyo. Arimo aratonora akazi. Nise yaje kudufasha cyangwa arimo aririra akazi tu. Ntabwo mushaka atanshiriza inyama. Ntabwo mushaka. Mfana no ndikubira amazi. Muri uko Imbere nayo bamuzanye. bandi bazanye. Muzi ko tsinyama. Yego. Muri gukora murabizi. Umva mubwiza ukuri. Uraryiyama. Yewe ikibazo ngira. Nuko nonsa. Nisanze Abanye mbere umutego. nawe yaje turamuhereza turasangira kandi dufite tubiri. Murakoze cyane nari nshonje nari ngiye gupfangiza amahirwe Imana ushimwe. Ngiye kubera ari nge wokeje. Yego. Inyama yanjye nta muntu uri buryo ukumve. Nari ndimo mvuga ni kubera icyo umukobwa akunda. Wajureka. Ni umushi. Nishuri kundi inyama Arazishirira. ntabwo zashirira ngenzi kotsa ino no ku mubumbi hose baranze. Iyo zashirira nge nayihe. Utashizeho nuza se. Ariko ngo yaneneyo. Ntabwo zirabanye. Zirabanye nagakubita. Harya kandi bita ngo ni ikidari ni ikidari. Ikidari kirahari. Kirihese muri firigo ya Yvette nta kirimo. Harimo akaboko. Guys, dufite inyama. Hari akaboko. Hari ibifu. Hari imyijima. Guys, site inyama. Azibonye. So rero mu kanya tugiye kurya inyama ndishimye ni amahirwe ngize. So ubwa mbere uhuye na mucoma w'umukobwa. Ubwo ni mucomanza. Arazihisha. Nta nubwo ari guhunga. Oya, uyihungiza utazanduza. Ubwo uri mucoma nkaba mucomanza. Ako kantu. Guys, murabizi Emily turi mu rukundo, sibyo? Ahubwo mutubwire muri comment. Byatangiye ryari? Ikindi ntabwo tubera. Njye ko nabizi byatangiye ryari. Ntabyo uzi se. Kandi wasanga ari Sibyo twaje kukubwira cyubundi. Twagusuye ngo tubikubwire. Twagusuye. ariko icyo nicyo murakonsoma mukunda inyama mansanze mu gikoni. Umva niba ari umuntu ufite umusheri mwiza ni njyewe uberwa mu bijo no mu byiza araberwa ubundi nyuriho. Uyu munsi ni Sheri ngira akadefa nkunda inyama zanyihanga. Abantu baje kukundana mu rugo rwanjye mwabonye. Baje kunzura cyangwa baje kukundana. baje gusura no gukundana byombi. Nurumva kuzibanya dufite inyama. Hari akaboko. Hari ibifu. Hari imyijima. Guys, site inyama. Azibonye. So rero mu kanya tugiye kurya inyama ndishimye ni amahirwe ngize. So ubwa mbere uhuye na mucoma w'umukobwa. Ubwo ni mucomanza. Arazihisha. Nta nubwo ari guhunga. Oya, uyihungiza utazanduza. Ubwo uri mucoma nkaba mucomanza. Ako kantu. Guys, murabizi Emily turi mu rukundo, sibyo? Ahubwo mutubwire muri comment. Byatangiye ryari? Ikindi ntabwo tubera. Njye ko nabizi byatangiye ryari. Ntabyo uzi se. Kandi wasanga ari Sibyo twaje kukubwira cyubundi. Twagusuye ngo tubikubwire. Twagusuye. ariko icyo nicyo murakonsoma mukunda inyama mansanze mu gikoni. Umva niba ari umuntu ufite umusheri mwiza ni njyewe uberwa mu bijo no mu byiza araberwa ubundi nyuriho. Uyu munsi ni Sheri ngira akadefa nkunda inyama zanyihanga. Abantu baje gukundana mu rugo rwanjye mwabonye. Baje kunzura cyangwa baje kukundana. baje gusura no gukundana byombi. Nurumva kuzibanya n'ubwo ndi kureba inyama. Kambe ngire none uganira nawe.
ndi kureba inyama tuzidupozora kanana ndi kumva naba mama ubundi abagore ntabwo bazirashya ryari mani ngende ufashonje aracyabura akanya gato iminota ingahe mu tomate rero urumva ntiturasigaho ikirungo ntiturashyiraho agasenda urakabya umwana wigize imbere hano hose hakajyaho umuriro umvishe ukuntu wotsa basi nizishya mu mamagara waba ugiye kwicara mu nzu so guys negereje inyama ariko hano hari abantu bakunda inyama kundusha sinzi niba bazingiza munsabire muri comment uko amazi ari kugwa mumbabarire so guys I love you so much umuhegezuye mire arakuzuye mire muri comment okay komeza inyama zacu fata uburoso bwawe shungiye mu rwose uzika iyi niyo yanjye nahisemo sibyo Yesu wanjye ese ko abantu banini mujye murya gusa okay yewe wa mugabo we nta mugore ufite turashiraho iki which problem ngo twabyije memete ni abashyitsi dushaka baje kudusaba inyama hano guys twokeje byahumuye n'abaturanyi batangiye kuza kudusura ntabwo ndi kumva urabyumva utibaze ko ihumura itarajyaho ikirungo wewe inyama yawe hano inyuma ntabwo iri bushyire wigize imbere ahantu hari umuriro inyuma nta makara arimo uya hano gutya ku buryo umuriro uzamuka se nzakwigisha ibintu neza nta birayi turabiriraho njye nabonye inyama reba inyama ziri hano inyuma nkagira ibirayi cyane baba biroba turazimara abakunzi ba Yvette side nyama isi nyama muntu uraho bereka nunyakira ntumeme inyama jya umenya ko ubwo ntanyuzwe arya ako kunywa kujya unywa gake ndoroheje ni akawayini gusa wayini abagore b'i Kigali n'aba wayini wagura urwagwa mu izina rya mfite urwagwa mfite ubushera mfite ibiteri murabizi kandi baravuze ngo ibiteri ntabwo uri umwana warabirinda ibiteri reka nze nkubwire imbetezi se nazuzi imbetezi bataburuye urwagwa sibyo bya bindi biva mu rwaga nibyo bita imbetezi bigasindisha narabikundaga nkavuga ngo ntabwo njyamo inzoga ngo ndi wa mwana ngo ntabwo nywa inzoga ariko nabirya bikansindisha ibiteri n'ibifuzo imbetezi urabona ko inyama zacu zimaze guhindura kare babibonye ariko ibirimo biraza sasa haracyari kare se bite ko zagutera mu nzu ziriye zidahiye kamerama warushye cyangwa amazi nawe ari gutakara mu kanwa yego umuriro uzatinya inyama ikintu umuntu abona akavugisha abana we byamureba ubu none dufashe umucuma mucoma akazi se babyije uri kuzikandiramo ndi kugira ngo y'amazi atakaremo bizamure uri kwekerata ariko no kuri mutubwire mukomeze nabona nashoboye abamucoma badukunda mutubwire ibi bintu turabishoboye arashoboye yakoze iki ninda yari gukorera nta kintu kiryoha nko kurya ikintu wateguye ukizeye neza uzarebe nk'ibiryo witekeye nubwo urya duke ariko uba wizeye buri kimwe cyane kandi wenda kuzimu